Himba ni ubwoko bw'abantu batuye mu majyaruguru y'igihugu cya Namibia mu ntara yitwa Kunene. Abaturage bagize ubu bwoko bagera ku 50,000. Himba bisobanuye abantu basabiriza. Ariko se kubera iki bitiriwe iri zina? Mu myaka y'1980 batewe n'amapfa 90% by'amatungo harimo amashyo y'inka n'imikumbi y'ihene bari batunze birapfa. Babonye inzara ibarembeje batangira kujya bahungira mu gihugu cya Angola ndetse no mu bindi bice bihaturiye, nuko bahakurira izina ry'abantu basabiriza bitewe nuko bagendaga basaba ibyo kurya banasaba ubundi bufasha butandukanye. Gusa nyuma baje kugaruka mu gihugu cyabo cya Namibia kimaze kubona ubwigenge mu mwaka w'1990 bakomeza kwiberaho ubuzima bwabo gakondo. Dore bimwe mu bintu bitangaje biranga ubuzima bwa buri munsi bw'Abahimba. Abagore bo mu bwoko bwa Himba ntibajya boga, gusa boga inshuro imwe rukumbi mu buzima bwabo nabwo iyo bagiye gushyingirwa. Ubundi ubusanzwe bafata amabuye asa umutuku bakayasya, barangiza bakayavanga n'amavuta y'inka akaba ari byo bisiga rimwe ku munsi, ibi ngo bikabarinda ubukana bw'izuba. Uburyo baba batukura kandi kuri bo ngo bifite igisobanuro gikomeye kuko bihuriza hamwe ibara ry'ubutaka ndetse n'iry'amaraso nk'ikimenyetso cy'ubuzima. Mu rwego rwo kwisukura nanone no kugira impumuro nziza, bafata bimwe mu bimera bihumura nk'indabo bakabitwika, bakunama hejuru y'umwotsi wabyo kugira ngo bahumure. Gusa abagabo bo bemerewe gukaraba. Abagore n'abakobwa nibo bakora imirimo myinshi harimo kuvoma, gutashya, guteka, kuboha imyambaro n'indi mirimbo bambara. Mu gihe kandi ahenshi bizwi ko abagabo ari bo bakama, mu Bahimba gukama ni inshingano z'abagore. Aho akazi k'abagabo n'abahungu kahanini ari ukuragira. Ikindi kintu gitangaje mu muco w'Abahimba ni uburyo imisatsi y'abagore bayiboha cyangwa se bayisuka bakoresheje ibumba rivanze n'ifu iva muri ya mabuye basya bisiga. Umwana w'umukobwa mbere yuko agera mu gihe cy'ubwangavu aba afite ibisuko bibiri gusa. Nyuma yuko ageze muri iki gihe nibwo bamusuka ibindi byinshi nk'iby'abantu bakuru. Umukobwa kandi yageze muri iki gihe cy'ubwangavu yambara ikamba ku mutwe rikoze mu ruhu rw'inka cyangwa rw'ihene kugira ngo bigaragare ko yakuze. Abasore bo baba bafite igisuko kimwe iyo batarashaka. Iyo bamaze gushaka imisatsi yabo bayifungira inyuma kugira ngo bagaragaze itandukaniro. Ikindi kandi abana b'abahungu iyo babakata cyangwa se ibyo benshi bita gusiramura ntibaba bemerewe gutaka cyangwa kurira, ahubwo bagomba guceceka. Ibi ngo bikaba bigaragaza ko azavamo umugabo nyawe. Umukobwa iyo avutse papa wahita yemeza umugabo uzamushaka. Agashyingirwa afite hagati y'imyaka 14 na 17 nubwo bitemewe n'amategeko y'igihugu cya Namibia cyanakunze guhakana ko bidakorwa, gusa mu bwoko bw'Abahimba ho bivuga ko kiri umuco wabo. Grace na Mahoro, Royal TV. Das wirst du nie wiedersehen, ne?